birahebuje koko ni byiza ntibigira uko bisa binyura umutima guhurira hamwe turabavandimwe guhurira hamwe turabavandimwe neza neza ni nk'amavuta y'umubavu asutse ku mutwe agatemba mu bwanwa bwa Aroni agakomeza no ku nshunda z'ikanzu ye ni byiza birahebuje koko ni byiza ntibigira uko bisa binyura umutima guhurira hamwe turabavandimwe guhurira hamwe turabavandimwe ni nk'ikime cyo ku musozi wa Hermoni kiviho mu mpinga kikisesa mu bitwa bya Siyoni umurwa rugira yahariye imigisha ye ni byiza birahebuje koko ni byiza ntibigira uko bisa binyura umutima guhurira hamwe turabavandimwe guhurira hamwe turabavandimwe amagari umuryango Josephine komabwe ahari numvaga rero aho umwanya ugerera ngaha twatangira gahunda yacu cyane ko mbona abenshi bahageze kandi baba batari bahagera baza kuza basanga nibura twe abahageze tudakerewe muri gahunda y'abataraza sinzi niba nakomerezaho nkabereka cyangwa se akanya katugateza perezida bakoze cyane mbare gushimira abatwakiriye cyangwa abaduhaye karibu umuryango wa Josephine akarabo Kimezamiryango rero twishimiye kugera muri uru rugo twari dutegereza dufite amatsiko menshi tuvuga ngo iyi tariki izagera ryari ariko twishimiye ko itariki yageze uyu munsi ni ukuri rero umwanya tumaze hano turumva mu mitima yacu tunezerewe kandi tuzi ko ibintu biri bugende neza ubundi ibintu bijya gushya birashyuha biragaragara ko rero kugira uko mwatwakiriye uko mwaduhaye karibu rwose twamaze imitima yacu twamaze kugira akanyamuneza k'ibihe byiza cyo kugira muri uyu mwanya rero wenda twibukije murabizi neza ko ku itariki ni ukuvuga ngo icyumweru cya mbere cy'ukwezi turasurana tukajya ku inshuti yacu umuntu wacu tubana ukagera iwe tukahamenya by'akarusho rero ni uko hano ni n'ubwa mbere tuhageze urumva ni ikindi dufite amatsiko yo kuvuga ngo ni hehe ese batuye hehe batuye kure y'umuhanda ese kuhagera biragoye ariko kuhagera urabona ko hano hantu ntabwo bigoye kwitwa Club Kimezamiryango nituvuga Kimezamiryango umusaza wacu ari buze gufata ijambo rirambuye kugira ngo asobanure neza Kimezamiryango yariyo
ko ari buduhe n'inyigisho. Iyo duhuye rero ntabwo duhuye kugira ngo tumwe tunarye, turiga tukareba ubuzima bwacu buri imbere, tukareba ibyo tutamenye mu myaka yashize, tukareba nuko tukungurana ibitekerezo kugira ngo tudata umwanya mu ihuro ryacu. Niyo mpamvu rero turi hano duhura rimwe mu kwezi ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Uyu munsi ni ku cyumweru itariki ya mbere, bikare ko ari icyumweru cya mbere cy'ukwezi. Turahura tugasabana, tukaganira, ahantu bafite mu mutwe ibintu byagiye bimeze gutya, tukazitura, tukaganira. Mwabonye ko abantu babyina hano, mwakurikiye abantu barabyina, ushobora kubona n'umubyeyi abyina kera, wenda ushobora utanabirebaga, wenda ubwa mbere ubibonye kuri televiziyo, kuko si umuhanzi, kubona byari bigoranye, ariko ubonye ko ririya byina rye ryari rifite impamvu yabyo. Iki bikubwira ko impamvu yabyo babyina tukinjira hano, kuko wenda tugiye batangiye kubyina tukinjira hari, kandi ntacyo twanyoye mu by'ukuri. No mu gikari babyinnye, babyinnye, umutoza wabo ni Simone. Urumva ko rero Kimezamiryango hari ikiri cyo, hari ikivuga, hari n'inzira, hari n'aha intumbero igamije kugeraho. Icyambere wenda ikindi navuga nuko Kimezamiryango iyo ubona niyo yonyine ku isi yose, ntabwo ari twiganya abandi, ni Kimezamiryango yacu. Bituma Kimezamiryango wumvemo imiryango, uri umuryango, n'undi n'umuryango, n'undi n'umuryango, twese turi imiryango. Murakoze cyane rero, iryo ryari ijambo ryo guha ikaze abantu baje nyuma. Dushimire cyane abantu babaye mu gikoni, ngewe banyubatse cyane, kuko kandi ifunguro ibipesu muze kwihangana haba hari impamvu yabyo. Turabashimiye cyane rwose, abantu bagerera mu batubwire ngo mwakoze cyane, kandi bigaragare ko harimo n'umudamu wawe, urumva ko nawe ushatse bakwishimiye cyane. Urakoze cyane. Arakoze perezida wa club, mwampaga usi mumuganya. Urisanga. Twishimiye kuba dufite abashyitsi. Hari abashyitsi baje badusanga, hari n'abaje bwa mbere muri club, abo twatumiye akaba ari abashyitsi bacu. Urumva rero kugira ngo batumenye neza nuko batubona, batubonye ariko ntibaratubona neza. Yewe ndashaka kugira ngo mfate akanya ko gushimira Josephine, kuko niyo yayo isano isumbuye y'amaraso irarushya cyane. Haba twifuje kumenya niba Josephine ngo avuka he, ngo afite umugabo ntabagira, afite abavandimwe ntabagira. Reka da, twebwe twajiwe dutyo tutaragombye kumuperezaho ngo harya ngo bitimwe wekada ngo yabaye waterikada, nuko duhurira dutyo. Rero ikiduhuza, ndabivuga neza abantu babyumva aha, nuko twese turabasazi. Twese turabasazi. Impamvu niye nuko turi abantu. Ibyo rero twirirwamo bidutesha umutwe, twibaza ibintu byinshi. Turahura kugira ngo nk'uko perezida yabivuze, kugira ngo twikuremo ibyo bintu byose by'ibivumvuri n'ibindi twitwamo, noneho twiganirire. Gusa hakomeye tukagira icyo twita umunota w'ubwenge. Nimujya mwumva umunota w'ubwenge, kugira ngo rero tuza kubona akanya ndagira ngo tuwuhere. Ntibyaba byiza duhere ku munota w'ubwenge, sibyo? Duhere ku munota w'ubwenge, tuwushyire ku ruhande kugira ngo tutaza kuvaho turambira abantu. Inzira yo kwimenya iby'ukuri wese, iriya wese wishyiraho akadomo cyane, wese. Reka tugende. Inzira imwe rukumbi yo kwimenya ubwawe ku giti cyawe bwite, ni ikibazo ugomba guhora wibaza ubyutse mu gitondo, ni ikibazo ugomba kwibaza uvuye ku kazi uri muhira wenyine, cyangwa mu byo wirimo byose. Ukibaza uti
ubundi ndiho ndimbi. Umva umuntu nabisubire mu mutima we ati ubundi ndiho ndimbi. Ariko uzi neza yuko ubu nta wundi muntu witwa wowe, ni wowe. None se uri hurimbi wowe nde? Oya, ubu se hariho basiboni banga. Ubu tugiye gushaka basiboni mu isi yose barangana iki? Yes. Ibyo ukora byose, ibyo utekereza byose, ibyo uzi byose, ari ibigukikije ubona n'ibyo utabona, ndaguhamiriza neza ko byose ubiruta kuri cyane. Ntabwo mwama amashyira urabiruta wowe ubwawe. Ndasubiramo, ibyo utekereza byose, ibyo ukora byose, ibyo uzi byose, ari ibigukikije, ari ibyo ubona n'ibyo utabona, ndaguhamiriza neza ko uko biri byose urabiruta kuri cyane. Sobanukirwa neza ko urugendo urimo hano ku isi ari urugendo rwo kwimenya, ibindi n'abagabo. Yes. Reka tujyane mu mashyi no mu mudiho aho gusobanya. Ndabasabye ko muri ubundi imbere ya byose yewe ubundi ndisobanukiwe. Mfasha tujyane. Telefone z'abacuruzi zaje. Nigeze ngerageza kwimenya neza uwo ndiwe. Reka da habe na rimwe habe nabo. Ubundi ndinde ndiki nakora iki muri isi. Reka rero mubwire ubundi umuntu kwa gahunda umuntu ni iki. Kera muri gatigisimu umutwe wa padiri yaramubajije bagiye kubatiza ati umuntu ni iki. Icyo kibazo cyarimo muri gatigisimu niba mubyibuka. Ati umuntu ni iki. Kumbe umutwe yahuye na mwene wabo wari uvuye yaramuze ati niko. Ati haruguru aho baravuga ikimisiyoni. Ati baravuga ngo hari umuntu ngo bishe ngo witwa Yesu. Ati amaraso ye ngo aradukora. Umutwe araza ageze imbere ya padiri aramubaza ati umuntu ni iki. Umutwe araceceka ati yewe ntazira ibi bintu. Ikibazo cya mbere araceceka. Ikibazo cya kabiri aramubaza ati umuntu ni iki. Umutwe araceceka. Aravuga ati mvanye ntabwo wari hano gukina. Ubwa gatatu ndagusezerera ntabwo uzabatizwa ubwo urabuze batizwa. Avuga ubwa gatatu umuntu ni iki. Mutwe aravuga ati ariko padiri reka nanjye neko ndakuzi uko ungana utyo naguze. Atereka mubwire rero niba utamuzi bomuru uzamubona. Ati niba utamuzi uzamubona. Ati nditaye batisimu yawe ijyana twarata. Ariko nuko ari burade reka twumve birashoboka ko hari umuntu wishe mu wundi. Yes, akaba ari amayobera. Birashoboka ko nujya muri iyo YouTube ya Kimezamiryango uzabona titre yitwa ngo umuntu wishe mu wundi. Ntabwo tuvuga tutarakoze ubushakashatsi dukora nubwo mu bitagaragara. Twagiye kubyakira uburenganzira muri Minisiteri y'Ubutabera, bandoteri baraduseka n'abandi barangije tubaha ibibazo barabwira ngo ese ubu ufite igitekerezo nutera tigiti ubu se bakitwereka atoya uretse ubwo bigaragara ntibiba. Ese niba agiye mu madini bakabwira ngo ufite roho ubu se roho wayitwereka atoya da. Atasa nibyo muvuga ati mukura mwibyo ati kuko nta ministry w'u Rwanda basigira bitagaragara ati ubundi mugere mwikore ubushakashatsi. Ubu turi ikigo cy'ubushakashatsi cyemewe na leta n'ibikanga nabisinyira giye kuko bifite uburenganzira. Rero baradusinyiye dukora ubushakashatsi mu bitagaragara. Ubu rero turibanda ku muntu utagaragara. Bagiye umuntu ni ikinyabuzima burya ntabwo ari ikiremwa. Umuntu ni ikinyabuzima gitandukanye n'inyamaswa zo mu rugo cyangwa zo mu gasozi, n'inyoni zo mu kirere, amafi yo mu nyanja n'ibindi biremwa dusa ku isi. Surayizi tugende. Reka mbabwire umuntu agizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Yes, abandi abazi indimi zo kwa nyamuzi biriya ntabwo ari ibyo bishushanyije.
nabikuye mu bushakashatsi ariko biranditse ngo umuntu ari mu bice bitatu. Igice cya mbere n'iki biranditse hari ni umubiri, icya kabiri ni ibare, icya gatatu ni umutima. Buriya rero wajyaga wireba kureba ngo buriya ni Liliane gusa. Simone twamuhaje ngo ni Simone. Dore banza urebe uwo ni Simone mubiri. Uranyumva? Simone mubiri. Turi kumwe? Bikurikire neza. Hari icyo bita ibare, ari cyo bita ame cyangwa soul mu Cyongereza. Hakaba ari cyo bita umutima, ariyo bita spirit cyangwa esprit. Murimo kubyumva? Rero umuntu agizwe n'ibice bitatu. Buriya uko winjiye mu modoka hayinjiye mu bice bitatu. Uko ugenda mu nzira, uko uryamye n'ibice bitatu by'abyo. Yes. Ariko kuri ibyo bitotsi turi bahagaruke, burya igice kimwe cyitwa umutima ari cyo twita esprit iragenda. Biriya bibiri bitagaragara bihita bigenda. Nibwo uvuga ngo umuntu ararota ukayobiyuri kuko udafite umubiri wo kubijisha kugira ngo ugere muri mind ushobore kubijisha. Ariko biragenda ibyo bita icyo bita le corps astral. Ariko mbere na mbere abaye ikintu cyitwa le corps éthérique kiguha ubuzima. Ubundi icyo bita roho cyambaye imibiri irindwi. Uyu ni uwa munani. Ubwo wumva ngo umuntu arapfuye ngo biracitse mukajya ngo yambaye yifitiye imibiri irindwi. Uyu mubiri waremewe hano ku isi. Ni nk'uko kundi umuntu ajya mu nyanja akambara ibikote byo gutuma atarohama. Ni nk'uko kundi umuntu ajya munsi y'ubutaka akambara ibigofero n'ibindi bimuproteja. Uyu nawo ni ukuduproteja kuri ahangaha. Ariko ntabwo twaje tuva hano mu nda ya ba mama, ahubwo twatutse ahandi tuza kwambara umubiri mu nda ya mama. Kandi inshuro nyinshi cyane ibyo bita incarnation, reincarnation, ibyo twita kwiyungurura. Bariya bana mubona babane baje mwahoze muriza muri muzo. Yewe ntabwo bita abana. Bariya n'abantu bakuru bagarutse. Uzabera ko batazi ubwenge. Ndabeshya. Ntabwo kandi ntabwo babuze. Bazi ubwenge. Yes, n'abantu bakuru bagarutse. Yes, namwe kandi mugera muzagaruka. Ibyo mwe kubitindaho rero kubitinda. Wigira ubwoba, niyo mpamvu ndatinya urupfu na gato. Nanjye ndagutinya. Twagiye slide. Murabona ukuri k'umuntu ni ubutatu. Burya amadini ni abahanga cyane. Uzi ko batubwiye ngo hari abapersona batatu. Bahehese ko ari twe. Abapersona ngo batatu bahe. Kumbe ni twebwe. Yes, kumbe ni twebwe. Baragenda bakubita amazina ngo umupatiri ngo umwana ngo kumbe ni twebwe. Gukina ibya bindi. Umuntu nguriya bita umuntu nyine homme akagira corps, âme et esprit. Kandi baranabyanditse no mu bitabo byabo birahari. Ariko bakabirengaho bakatubwira ngo abapersona batatu ngo mupfukame muramye. Bo reka twagiye n'ukuri umuntu ari n'inyabutatu. Twagiye umuntu w'inyabitatu ubivuga iki mu mateka ya muntu ko twarakurikiye kose isi dutuye yitiranije umuntu n'umubiri. Umuntu yava mu nda ya nyina akaza afite umubiri w'uruhinja, umubiri we ukitabwaho cyane, bakamwosa, bakamwambika, bagafurika ye uko atatse bakiruka kuzagera igihe akuze yitwa umuntu aho kwitwa umuntu wambaye umubiri. Noneho yamara gukura yaba umukobwa cyangwa umuhungu agakomeza kwitwa umuntu, ibindi bice bisigaye urumva ntibyamenyekanye aribyo bita ibari n'umutima. Sibyo? Inzego za leta zitaye kwigisha umubiri, zivura umubiri. Umuntu yakosa bagahana umubiri, sibo bajyana muri gereza. Yamara kuba umugabo cyangwa umugore urumva bagashingira imibiri, ejo bundi bagashwana bakaba bakubitanye inkumi. Kumbe ni imibiri bashingiye.
noneho n'icyitwa amadini kibatiza umubiri ndetse n'umuntu yava mu mubiri bagahamba umubiri. Baba we, nyamara mu bitabo byabo tuba twaratohoje, dore mu Bagalatiya 6:8 baravuga ngo iki? Ubibira umubiri we niwo mu mubiri azasarura kubora. Ubibira mu mubiri, babyanditse nabi, ubibira mu mubiri uwo ari we wese azasarura kubora, ariko ubibira mu mwuka, ubwo bavuze uroho ko bayita umwuka mu Kinyarwanda, Abanyarwanda bawita umutima, muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Uko mubizi mu masaha turimo 24 tubibira mu ki? Si mu mubiri twirwamo, si wo turaramo. Nk'ubu ngo twaje gusura uyu mukecuru, turamusura mu mubiri mvudo. None se niwe wakomeye? None se ubundi aramuka avuye mu mubiri azajyana iki? Azajyana iki? So murabona abantu batatu bari hari. Kuva ubu umuntu mujye mumuriramo batatu. Murimo kubyumva? Mwabyumva? Nitugera igihe cyo gushyingura, Yesu yaravuze ati mva, ntabwo yatariko ati wampaye agahusa nkajya gushyingura data, reka bapfu bahanga bapfu. Nuko nta kindi azi. Turi kumwe ra? Muri uyu mwiherero wacu ugamije gukosora ibyakosabye, dufata umuntu wese uko ari mukuri. Genda mumubwire. Nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu wese ushaka kumenya ukuri kw'ikintu ngo akitiranye n'igice kimwe kikigize. Reka turebe urugero. Ese twavuga ko inzu ari igisenge. Gusa ntituri mu nzu. Tuvuge ngo inzu ni igisenge. Inzu se ni amadirishya. None se inzu ni inkingi. Ese turebye igiti, twavuga ko igiti ari amashami cyangwa ari amababi cyangwa se ni imizi itagaragara. Buriya niko twavuga igiti. Ese turi kumwe ra? Kirasira y'igusa irashyirwaho nabi. Okay. Igice cya mbere cy'amashusho tugiye kubona arerekana ko umuntu ari mugari kurusha uko dusanzwe tubizi. Ubundi ufite nk'indwara urwaye, ubundi ikirwaye niki? Kirwaye niki? Cyangwa se igihangayitse. Cyangwa igihangayitse umubiri? Ese ubundi ninde upfa agahana akabona? Si umubiri se? Ese ubundi ikidapfa ni igiki? Igisubizo ni irare n'umutima, byo bigize ubugingo bw'iteka buhoraho. Nta mbese mwatanga. Agahinda mufite reka mberekere ibyo tugomba kumenya. Ubundi umuntu iyo apfuye akomeza kubaho cyane. Iriya shusho iratwereka, murabona uryamye hasi, murabona hari undi umuvuyemo aranyeganyeze, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, ibyiciro bitanu. Uwa gatanu niwe ugeze mu rumuri. Mwabibonye? Witangira kwibaza ibibazo, humura ntacyo uzaba. Uzajya ugenda gutyo, ugere mu rumuri, noneho wisobanukirwe neza. Twagiye. Biriya ni ubuzima nyuma y'urupfu. Biriya ni icyambere. Icya kabiri, umuntu ni mugari. Murareba ukuntu angana? Uriya n'umuntu wese muri bya bicupa bitatu ni kuriya meze, ariko mureba kabiri. Mureba kabiri dore nka kariya do. Murakabona? Ariko reba uko uriya ni mubone uko turangana. Uzi ko udusaba ku inzu ku buryo roho zacu zisabuka hanze hari. Yes. Ariko ni bitagaragara. Yes. Ibi rero nibyo bashatse ko tutamenya. Urumva ngo tutamenya ko turi bihangange ko dushoboye. Uramutse ukoresheje ubwenge bukurimo n'ububasha bukurimo, wabibise nta nubwo ibyo wabona byabona bako. Yes. Ndakutanga urugero. Nta kiri ubuntu hari umuhungu wanjye. Ndabeshya. Wabe inyamasheke ufite. Ubu ngubu utunze bingana iki?
nitwanabibona ngo tubivamo dore babaze jambo yes ni umugabo utunze ntugire ngo baradusagurira we nicyo mvuga rero ngo ntukarebe umuntu wese ukwaye niyo yaba ari agahirivi kagenda gutya buriya arakomeye murabyumva neza niyo mpamvu ugomba kwimenya ukamenya uwo uri we ntabwo rero uri uyu nguyu ejo bundi ejo bundi bazaba bapfuye upfa iki cyangwa ikindi kintu abantu bavuga bazikora ari akantu gato gatuye mu mubiri ariko nibyo badushitse kuko ni akantu gato gatuye ninde wari wayisobanura hari umupadiri urajya gusobanurira roho cyangwa papa nta n'umwe aragusobanurira roho nta n'umupasiteri wakubwira roho icyo aricyo bavuga imana none yabidutuyemo urisuzugura na buriya bunini ufite mureba kabiri mureba umubiri icyo twita umubiri murabona umubiri hari ikintu bita human aura ushyire muri google yawe ushyiremo human aura urebe yuzuye iki cyumba mubona aura yuzuye iki cyumba human aura yuzuye iki cyumba ni energy ikomeye cyane uri hano uri umushyitsi ni n'ubwa mbere wageze bakubwiye ngo Kagame araza hano wakifata kuriya uca bugufi ucishwa bugufi kurusha kuba mu kiliziya maraza arasate saraceka wanyegerera aura ye barayizamuye bamuha icyubahiro cy'igihugu cyose nawe wamubona wamwumvise kandi nawe uri perezida wawe rwose ni ukuvuga rero ngo mubyumve neza umuntu arakomeye ririya nawe ni wari ubizi neza ariko ikibi ni uko n'abandi bantu badufata bureba n'uyu mwana uturimo baraza bati wowe wakana we toka wowe wabyumvise ariko sinabwiye ibyo badutukaga turabona n'akaryola gakanga ahura imodoka zose ziva mu nzira so icyo turimo kumvikana human aura ni ikintu kinini cyane uranyumva twagiye so biriya byose mubona ni ibikikije umuntu ku buryo butandukanye ni ibigize umuntu ku buryo butandukanye uramenye ntukongere kugenda wibwira ko uriwe uri uwo nguwo gusa sino bazagusuzuma sino uzata agaciro kandi ari wowe ukitesheje wowe ifate uko uri wimenye uhagarare neza twagiye ngayo so buriya ariya mashusho mubije kuyerekana mwagira ngo ndakabye ntabwo nzi gushushanya n'ukuri n'ubushakashatsi bwo mu bitagaragara abahanga bagenzi banjye ibyo bita spiritual researchers ni abashakashatsi mu bitagaragara bari mu bihugu byose byo ku isi cyane cyane mu Buhinde n'abandi bagiye bagerageza gushushanya uko babona uko umuntu ari nyakuri nabyo bise igitinyira afite ariko mwibuke 74 batwica 94 dupfa uko bumvaga ese buriya Kazungu yicaga iki azi icyo yicaga icyo Kazungu yarazi icyo yicaga icyo urumva rero umuntu ujya kwica undi ntabazi icyo aricyo ngewe nasimbutse urupfu inshuro 27 sigara gusa nibaza nti umuntu yica undi bigeze uko kumbe jye nari nzi ibya kera mu myaka wumva kuvuka muri 50 kumve ibyo nari nzi hari umuntu udashobora kureba aho bica inkoko bajya kwica agahunga atoya yajya kwica urukwavu atoya muri rwice ndende none se ubwo yatinyuka kwica umuntu amureba bareba
so mwumve aho tugeze. Icyo tuvuga muri club ukwiye kwimenya ukamenya uriwe ntiwisuzugure kugira ngo nawe batagusuzugura. Niyo mpamvu mubona mu cyubahiro twaje kureba uyu mubyeyi wo muri uru rugo mu cyubahiro cye ngo tunamumenye twicarane tumaze atweretse abakwe atweretse abana tubonye n'aba kandi hari icyubahiro. Ndabeshya icyabiteye rero ni kiri ririya ni ibanga twagiye amashusho akurikiye namwe muri rebero. Nanze kuvuga menshi ariko turagarukira kuri ariya murabo ase turemera ko umuntu ari mugarira madamu umushyitsi uje nona umuntu ni mugari nyirasenge wa Rose umuntu ni mugari ni mugari. Niyo mpamvu azagukurikirana akaguhaganya uzajya reka kurwana nawe no kugira ute ahubwo kurikira ukuri. Hari ibyo bakubwiye hari n'ibyo batarakubwiye. Twagiye umuntu wese wuzuye uko yakabaye iyo nise human aura nawe ihera amaso rero ariko ureke guhera ku gatoya kariya k'umubiri ntabwo uri umuntu. Urumva mwana wa mama urumva mwana wa data urumva mwana wanjye urumva muvandimwe wanjye urumva mwuzukuru wanjye ntabwo uri umubiri barakwese va ku by'umubiri ntabwo uri umubiri wabyibise. Icyatumye bakwita umubiri ni uko bazi ko umubiri uzapfa kandi bazi yuko ubuzima bwawe bwose uzahorana ubwoba n'impungenge zo kuramuka. Noneho bakagucira imigani ngo ejo nzamerane. Ejo uzamerane wayigira objectif uzamera ute uzahinduka iki uzahinduka iki utari cyo ngo cyangwa ujye gushaka icyo uri cyo ujye gushaka amaramuko ujye gushaka amaramuko nkaho utari buramuke. Urumva ari byo ntabwo ari byo. Muri club rero ntidutinya kuvuga ukuri kandi nta muntu tuvuga ubusa nta n'umuntu tuvuga nta dini nta muryango nta leta ariko turi abakono twagiye jya ureba umuntu uko yakabaye aho kumureba igice. Twagiye rero igice cya kabiri cy'amafoto tugiye kureba ndagira mu masobanuro. Muri ubu buzima ibare ririmo ibice bibiri. Igice kimwe cyambaye umubiri gifite 25%. Ni ukuvuga ngo uwo mubiri wambaye icyo bita roho icyo bita ibare icyo bita ikitagaragara cyangwa icyambaye umubiri gifite 25% gusa. Niko ubushakashatsi bwo mu bitagaragara bugaragaza. Ariko igice gisigaye kihariye 75 mu wundi wowe urahirengeye uhagarariye ubumana bwose muri wowe. Ku bantu bafite Google mushyiremo ari icyongereza higher self. What is higher self? Cyangwa se ushyiremo le moi supérieur igifaransa. Madame urabifite le moi supérieur koresha igifaransa koresha icyongereza. Ni wowe mbazo umukobwa wa mukecuru ufite igihe igifaransa cyangwa icyongereza. Igifaransa le moi supérieur. Dore ndahangaha aricara nubona mbeshya donc hari uwundi wowe kandi we utarwara utarya utambara udakena udapfa. Ibyo tugiye kureba rero tugiye kureba amashusho y'uwo muntu igice cyacu kitagaragara tugiye niyo mashusho tugiye kureba shyirayo. So nimurebe abahanga bagerageje gushushanya uriya oya uriya wo hino umva barakwereka ishusho y'uwitwa umumarayika. Umumarayika afite ibintu bimeze nk'amababa kuko abantu nta fundi bamuvuga kubera ko aguruka mu bicu hariyo n'ibicu ku buryo rero uriya wo hino ni umumare ariko uyo hino ni umuntu. Uyo hino ni umuntu kiriya kiri inyuma ye cy'umweru kigaragara
ni wa wundi muntu wundi utagaragara kuko aba ari nk'urumuri gusa aba ari urumuri gusa urumuri ariko rutagaragara ntimurwitiranye n'uru turimo kureba hano tugerageze dushyireho akandi gasigaye nimurebe urumva uwo mugenzi yewe namwise mugenzi wawe utagaragara ntabwo Yesu yavuze gusa kuri mugenzi wawe nk'uko wikunda uriya barabivuga neza urumva Nyandwi ngo aragukunda cyane kuva ukijya mu ndanyoko aragukunda akakurwanya akakwereka byose akakugendaho buriya niwe ukurwanya inshuro utapfuye inshuro wasimbutse urupfu inshuro wagize gutya inshuro washonje akaza niwe wayikoze ahubwo yarakubuze kuko umwirengagiza wumvise wamuvuga icyo tubwira uramwirengagiza ahubwo ugaca hirya ukamushakira mu yindi minezero ukamushakira no mu bindi ukamushakira mu bana ukamubura ukamushakira ku mugore ukamubura ukamushakira ku mugabo ukamubura ukamushakira mu nshuti mu bo muvindi imwe mu bandi noneho ukabura ese ubu noneho usigaye murimo kubyumva nyamara hakuvaho niyo bavuga ngo wapfuye burya babaseka wapfuye ahubwo nibwo wabaye hawe neza niho mwabonanye nyakubonana niho bayagushyikira kuko uwavuye mu bikurangaza mu mubiri urumva muri bya bindi wamenyerejwe muri bya bindi wasobanuriwe mu byo wabeshywe ukaba mu kinyoma umeze utya uzarebe ikizakuranga ni ubwoba nta rukundo ntaki murabizi abantu barabyivugira uwaje n'umwana muto wabwira utari urukundo ruba mu isi yabwiye ati papa mama ntabwo nta ruhari koko kubera iki twarubuze ni uko hari ubwoba bw'iki urupfu kandi urupfu rudashoboka rutanabaho niyo mpamvu na videwo zanjye zose zivuga urupfu nizo zitangira ntawe uzireba aragira ati ariko mbabwira ko nta rubaho kubera ibyo namenye tugende ako ntabwo mbatindira cyane dore lame c'est qui nous définit mwayiboneraho ariko nta mupadiri urayitubwira nta mupasiteri urayitubwira reba ka kabiri babatiza bagenda ngo kazazuka ngo kazagira gute ngo kayatata ya managari bashyira mu munuza ikabura abantu bakarira bakiranagura kandi aribwo yabaye umuntu nyamwuga urumva lame c'est ce qui nous définit nicyo kintu ujya kivuga turi genda gira indi mbo reka rero mbahibanga kugira ngo imana umuremye imana ni iyaremye ishobore kubitwumvisha yaduhaye ibitotsi iduha ibya ese reka maze mubaze bari kwicara burya iyo ugiye gusinya n'iki kikujyana ujyanwa n'iki ujyanwa n'iki ntacyo wamenye ntacyo urijyana ashyirwayo rukuruzi ruyirayizi muravugana muraziranye ujyanwa n'iki icya kabiri oya ubugiye aho ugeze burya iyo washyizweyo wowe twita muri nini ubu uri he wiringima ubu uri wahabwira abantu bicara abariyo kuko nanjye simbaza abariyo kandi twakunda none se washatse kuba kandi utagiyeyo ntabwo byarema ugomba ugiyeyo kubera nyanza kubera ugiyeyo paka kandi ukagerayo ukamarayo umwanya amasaha 12 none ugarurwa n'iki oya ugarurwa n'iki ariko ibibazo bitatu biri gutsinze ntabwo uzi ikikujyana
ntabwo ugiye ntuzi n'icyo anatapandirwa none se wicaranye oya wicaranye iki urakora iki washatse kubimenya hariya barakubwira ngo la vie de l'âme pendant le sommeil igihe usinziriye burya uzi ko wemeza neza nibwo wagiye hahandi hamwe aho turimo kuvuga aho nyawe ari uba wagiye muri nyawe wowe yes no inzozi ni ubwonko burota ntabwo ari byo no ntabwo ari byo ntawe bihuriye ariko ni hariya hakomeye cyane mu by'ukuri ndabereka roho iba yikoreye ibicu yikoreye imibumbe yikoreye inyanja zose zo ku isi iba izikoreye icyo bita roho wagize ngo ni ikintu cyoroshye kiba buriya nturebe ko kimeze dore imibumbe ngiriya do ngiriya imibumbe reba kabiri uko kameze ariko reba ibicu bigukikije uko bimeze nawe reba uko bimeze urumva noneho ugatangira kuvoyaje ibyo bita muri nive mu isanzwe ukagenda kandi ibyo wigishwa ugaruka wabyibagiwe ntibagusobanurira nawe baraguhisha byose kugira ngo ukomeze kugira amatsiko yo gushaka uriga umuntu apfa buri munsi noneho yapfa byajya gupfa kandi yahoraga apfa umureba none se niba warakoze umwitozo wo gupfa buri munsi kuva uvutse kugera ibindi birakuriza wiki ese twabyumvise turimo kujyana uriya musaza ararondogora n'ikintu cy'igipfumu kiri hariya munuza oya tugende sirayidi umva inzira yo kwimenya uwo uri we wese reka nkubwire rero hari ibintu banditse bavugira ngo Yesu urumva baramubwiye ngo ndi inzira yakoresheje ndi inzira n'ukuri n'ubugingo siko yavuze nyamara kumbe ni twebwe nzira nitwe kuri nitwe bugingo urumva babigarura ku muntu tutazi w'umwisiraheli ngo wavukiye aho ngaho i Nazareti wabyarwa nande ngo na roho mutagatifu ngo ateye inda Mariya ntacyo bavugaho nta nicyo fanaho noneho ubu rero uri inzira uri ukuri uri ubugingo buhoraho komeza ni bitanu oya dore impamvu ari bitanu reka biturutse ku murongo gira ikiganza cyawe gutya hano imbere yawe gutya tangira akagatoki gatoya uri inzira icyo ni kimwe uri urumuri uri ukuri uri ubugingo buhoraho turi kumwe uri igisubizo cy'ibibazo byose wibaza uri isoko n'amaherezo ya byose niyo mpamvu iyo uramburiye umuntu wese yaba arwaye iki ukamuramburaho ikiganza agomba guhita akira ububasha bukurimo ni kuki utabukora utegereje iki ububasha bundimo nawe bukurimo ntacyo nkurusha kuko ni umuntu nawe ukabundi navutse ku mugore nawe wavutse ku mugore menya ibiganza byawe birimo iki hari ikibazo dukunda kubaza cyane cyitwa ndinde irasubizwa ngo ndi oya ndi yonyine ndi umuntu uko yaturinde byumubwira uti ndi noneho ibindi bikurikireho ibyo byo kongeraho Simoni wa oya ndi ntacyo utari cyo ni ndi reka dukomeze rero ituruka ko twese buri wese ni isoko imwe mu kinyarwanda ivuga ngo turi abava ndi
ndi nanone ubwo urumva oya abapfa numva ko ari isoko niyo mpamvu y'isoko isumbuye amaraso nuko twese tuva hano hamwe kuva tuva he tuva muri ndi uriya nindi noneho tukavuga ngo turi abavandi mwe no kuvuga ngo no gushimagiza turi abavandi mwabyumvise ndimwe namwe muri jye ndimwe namwe muri jye abandi yes iwacu handitse n'amabuye ku muryango ngo abandi les autres others ibindi ahandi ibyo byose ni bya ndi na ndinde cyane noneho twumve iyo umaze kumenya biriya rero bya ndi naho uva muri ndi kuko n'abandi ariho wava ushaka gusubiza cya kibazo cya ndinde wowe uti ehe ndizira ndukuri ubwo ugeze ku rutoki rwa kabiri ndi ubugingo buhoraho ndi igisubizo cy'ibibazo byose nibaza icya gatanu ndi isoko n'amaherezo murakoze cyane wari umunota w'ubwenge baby girl kende zamanyi ojja kumenya omutima eyo supidi nyingi gyomvuga bigambo bingi bo bisengeka eno wiki ya makungula eyo supidi kyoliko nange vibe gyendimu ongwiro ntomeze mukwano kuba it's a weekend rotating, so baby reset it. Njagala mind to refresh, yeah. Weekendy, rotating, so baby reset it. Njagala mind to refresh, yeah. People elevate, people concentrate, yeah, and forget the past, yeah. So baby, no, I am scared of a heartbreak. People elevated, people concentrated, and forget the past year. Kuba it's a weekend, rotating, so baby reset it. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotating. So baby reset it. Jagala mind to refresh, yeah. Kikamarade yabo mwana tango mosusele kaka bondeko toyebani bo mwana totamboli Kenya mobimbanga na yo
Nairobi, nakozonga na duni. Naki Nairobi, wanasalisa duni. Naki Nairobi, nakozonga na duni. Wamekusa babaya na mwaka huu lazima wachuchume. Wameingia cha kike, cha kike. Wameingia cha kike, cha kike. Wameingia cha kike kwa penzi letu, cha kike. Lazima wachuchume cha kike kwa penzi letu, cha kike. Makokote, Mabutale, Don Mendes, Bajuni, H. Bajuni. Chumbani enesi, unipatia panado, kujenga za Messi na mashuti ya Ronaldo. Yani ndani nikiingia tu anachukua anaweka kwenye gari, anachukua anaweka, iwe jikoni au varandani, anachukua anaweka doze, anachukua anaweka. Yani Dar es Salaam joto, toale soji pepe. Oya Kongo joto, toale soji pepe. Oye Mose Kunambi jipepe, Ricardo Momo jipepe. Oya Mama Dangote jipepe, Doni Fumbwe jipepe. Chu jipepe, chu jipepe. Yani chu jipepe, chu jipepe. Nasei, Joseph Mertier, Nasei, Banalobi, Nasei, Kaya Musha, Fukama, Diamond, Fukama, Quadra, Fukama. Papa mo be my year, Papa mo be my year, Papa mo be my year, Papa mo be my. Anyata katrago kakate alobakate. Sibaye, yes, choisi matata. Chuma. Akoka kate alinga katro alobakate. Sukuma, yes. Adolphe Mutebachi la mouina. Abangazuma. Joseph Kusana, la Babangazuma. Zodoa, Angeli Marare. Dar es Salaam Ngazuma. Akosham, Diamond Ngazuma. Kinshasa Ngazuma. Kaya Musha Ngazuma. Kamamfwama. Usinitachi tusalimiane kwa miguu. Usiniguse, usinitachi tusalimiane kwa miguu. Onasema usiniguse, usinitachi salamu iwe kwa miguu. Usiniguse, usinitachi tusalimiane kwa miguu. Okoza kambali Corona, Kosimba te Corona. Koza kona ogopa Corona. Usana musika Corona. Tena vaa maski Corona. 2 metres Corona. Mikono ya kokosha Corona. Del Pirlo, Saint James, Didi Stone Nike, Idi Santos. Are you liar? Today is today. The boss. On vous a parlé de nos deals. On vous a parlé de nos fortunes. Yeah, mon pao, mon konti. Salam bien, inaka bien, ushaka bien, denda bien. Salam bien, ushaka bien, salam bien, ushe bien. Diego, urabona ko reka twumve nyirugo. twagize ibirori kuri uyu munsi, kandi mu by'ukuri uyu munsi ni uwo kwishimirwa cyane, kuko sinarahamagara akambwira ariko zagati ngo ubundi ibintu bizagenda bite. Ariko se ufite ubwoba bw'iki? Ufite abantu ko ufite ibintu kose ati none se ati reka nzimuke mugatsata nizire mu rugo. Nungane aho waba uri hose ibyishimo babifitwe n'abantu, ntabwo ibyishimo bigirirwa ahantu. Ariko mu by'ukuri dushimiye Imana, dushimiye n'ubuzima utumye uyu munsi ugenda gutya. Nanjye numvaga ntazi ukuntu uri buze kumera, ariko nkumva hari ibintu bishyashya
biri buze kuza kubamo. Mu by'ukuri uyu munsi twabashimira, nashimira Josephine, ariko hari undi muntu wo gushimirwa, Jeanne. Buriya tujye tubwiza ukuri, Jeanne yitwaye neza, yitwaye neza ku buryo yamujeje amarira yandi nari mazanye iminsi. Narebaga twagiye duhura gutya, tugenda duhura ukuntu, kandi rwose nshimira Karabo ko niba yaje kudusura hano ku uyu musozi wacu mu Gashyushya. Ubu nyine abanyagashyushya twongeye twariye, ejo tuzajya hakurya ya Nyabarongo, abaho nabo tuzajyaho turi abashyitsi. Ariko ikintu cyo nabonye cy'ubushakashatsi nanjye buto nakoze ni uko ingendo zose zirangana. Iyo tuvuye hano tugiye hakurya ya Nyabarongo haba ari kure, ariko abaho nabo iyo bavuye hakurya ya Nyabarongo bakazi nabo haba ari kure. Uru rugendo rurareshya ku ibirometero birangana. Ibi bintu bitwereka n'inyigisho y'ubumwe bwacu, kandi ikindi kose nabashimira ku bashyitsi mwararitse. Ubu ngubu noneho aka ni akanyejenda, ba bantu bakazi neza bazi icyo gasobanura. Numva abashyitsi bose batashye, wa mubyeyi wacu nari si umushyitsi ari hanze buriya bene Karabo twebwe babashyitsi bose bagiye bati basezeye ubwo nyine isaha zigeze baragenda, isaha zabo zigeze abana bato bagiye kubakoresha amadomo. aka ngaka ni ak'umuntu katari Zakariya y'Iwacu, ariko mu by'ukuri abantu bari kurarika abashyitsi b'umumaro, ko niba hazamo abantu nabo bafite ubushakashatsi, nabo bagenda bakora, bafite umutwe nabo bafungutse, akabaza ikibazo ukavuga ati ntiwakibaza donc ukabona imbaraga, uko imbaraga tugenda tugira imbaraga z'abantu batandukanye mu bintu, niko baratukurushaho gukomera. Buriya nizo mbaraga zacu. Ibi bintu rero twabishimira Nyagasani, kandi rwose natwe tubashimira. Natangije mvuga ngo bahaye ikaze, simvuze ngo turabasezereye, ariko uko amasaha agenda yicuma dukurikije uko igihe kimeze, niko tugenda tumenya natwe icyo gukora. Gusa murakoze cyane, Imana